nicyo uvuga kuri Bruce na 155 yose yari hari yaje gushyigikira umuvandimwe Bruce ikintu namuvuga sibura hari ikintu ufite cyo kumuvugaho ntabyo nze nanjye n'impamvu mubajije Melody ntacyo pe oya 155 ninyweraga kawa tubihorera abo bagabo tubareke nose ndabavuga iki ntago muzi Melody pe oya ko tutari twanahura ntago murahura kandi nsinda umuntu nyine nta kintu muvugaho pe okay nta kintu producer wa Element wamubonye gute kuri stage nawe nta kintu muvuga ariko nivugire kuri Compressor yankoreye indirimbo yitwa Si byanjye inangendekera neza uyu mwaka ndamushimira cyane talent yibona gute wakoranye n'aba producer benshi akunda akazi ke ikindi ni umuhanga mu kuryoshya indirimbo kuyishyiramo ibirungo afite ubuhanga bumeze gute kuri keyboard kongeramo utuntu turyoshye gushyiramo kwa igikwiye mu ndirimbo yego nice so bro ngenda gushimira reka nkwifuriza ko ukomeza gutera imbere 2025 wayitangiye neza 2024 nayo wayisoje neza kubera ko wasoje mufite videos zihagije indirimbo zihagije ni irihe message waha umunyarwanda wese wagushyigikiye icyo nabwira uyu munsi barabikweretse n'abandi batari bahari icyo nabwira abanyarwanda nuko ndabakunda cyane ndi umwana wabo harimo ababyeyi banjye bakuru banjye barumuna banjye icyo nabasaba nuko bakomeza gukunda umuziki nyarwanda muri rusange noneho bakashishikariza n'abandi bantu kurushaho gukunda imiziki kandi bakumva yuko imiziki si video audio nawe n'umuziki bakiga gukoresha digital audio platform yego bakarushaho kudusapotinga kugira ngo tugire imibare nyamwinshi yo ku mbuga nkoranyambaga. Nice. The Ben ashobora kuba gukurikiye cyangwa atagukurikiye. Yego. Ariko na team yose hari icyo bakoze kugira ngo ujye hariya njye narabashimiye ariko nanone n'abanyarwanda barabashimiye kuko nabonye tweets nyinshi zitandukanye kuri X ndetse no kuri Instagram ama Snapchat ndetse na TikTok abantu barishimye cyane kubona performance yawe muri kiriya gitaramo. Ben urumva wamubwira iki live on TV? Then njye namwise Puff Daddy ndashaka rimufate ndashaka kuryo yongeraho ngo Tiger B yongeraho Puff Daddy ni mukuru cyane ni mukuru pe sibyo no kuba ari mukuru mu muziki ni mukuru no mu myumvire no afite n'ijisho rya mukuru rero ndamushimira cyane shimire na timu yiwe muyoboke no Buja n'abandi bari inyuma ya kira gitaramo ndetse bari inyuma y'imiziki ye kandi yumve ko agaciro yahaye art yanjye nanjye nzagaha barumuna banjye nzakurikiza ibyo yanyeretse nka mukuru wanjye yego 2025 intego yawe vision yawe Imana nibigufasha abo nko gusenga iraza kuyimeze gute man muri uyu mwaka agomba gusohoka indirimbo yanjye na Ben uko byagenda kose igomba gusohoka yego uko byagenda kose Imana niyo nkuru yego wallahi mwamaze kubitegura fresh naga ari ngombwa ngo tubitegure biziko yego bizaba kandi uyu murara confidence afite ndamukizwa niki niko kurari indirimbo yawe na Ben igomba uyu mwaka gusohoka kandi ndizera ko bitarafata igihe kirekire yego uzasubira muri arena ryari wongeye kujya kuririmba yego cyangwa kureba n'abandi basa n'ubwo none nemerewe kujyayo kubera ko bayifunguye kubera ko hari icyo wakoze yego nemerewe kujyayo kabisa ngajya kureba abandi basa ni bagenzi banjye nice muri rusange wabonye igitaramo cyaragenze gute abandi bahanzi bari bahari benshi yego igitaramo cyagenze neza Tiger B yakomeje kutwereka ko mu myaka ishize yose akora umuziki abantu be baracyamuriho kandi ntabwo bazamuvaho ikindi yagaragaje yeretse new generation ko umuziki ari akazi umuziki ukwiye gukorwa umuziki nyine yakomeje kutwereka system yo gukoramo umuziki yego kandi ndizera ko buri muntu wese w'umunyamuziki yarayaha kwisoma yego nice nicyo uvuga kuri Bruce na 155 yose yari hariya yaje gushyigikira umuvandimwe Bruce ikintu namuvuga sibura hari ikintu ufite cyo kumuvugaho
ntabyo nzi nanjye niyo mpamvu mubajije. Melody ntacyo pe. Oya 155 ninyweraga kawa tubihorera abo bagabo. Tubareke nose ndabavuga iki ntago muzi Melody pe. Oya ko tutari twanahura ntago murahura kandi ndamuna nyine nta kintu muvuga pe. Okay nta kindi. Producer wa Element wamubonye gute kuri stage? Nawe nta kintu muvuga ariko nivugire kuri Compressor yankoreye indirimbo yitwa Si Byanjye. Inangendekera neza uyu mwaka. Ndamushimira cyane. Talent yibona gute wakoranye n'aba producer benshi? Akunda akazi ke, ikindi ni umuhanga mu kuryoshya indirimbo, kuyishyiramo ibirungo. Afite ubuhanga bumeze gute kuri keyboard? Kongeramo utuntu turyoshye, gushyiramo kwa igikwiye mu ndirimbo. Yego. Nice. So bro, ngenda gushimira, reka nkwifuriza ko ukomeza gutera imbere 2025. Wayitangiye neza 2024 nayo wayisoje neza kubera ko wasoje mufite videos zihagije, indirimbo zihagije. Ni irihe message waha umunyarwanda wese wagushyigikiye? Icyo nabwira uyu munsi barabikweretse n'abandi batari bahari. Icyo nabwira abanyarwanda nuko ndabakunda cyane, ndi umwana wabo. Harimo ababyeyi banjye, bakuru banjye, barumuna banjye. Icyo nabasaba nuko bakomeza gukunda umuziki nyarwanda muri rusange, noneho bakashishikariza n'abandi bantu kurushaho gukunda imiziki, kandi bakumva yuko imiziki si video. Audio nawe ni umuziki, bakiga gukoresha digital audio platform. Yego, bakarushaho kudusapotinga kugira ngo tugire imibare nyamwinshi yo ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Nice. Ngenda gushimira man, Imana ikomeze kwagura bro. Nanjye ndabashimira cyane. RBA hafi yawe, iracyari hafi yawe yo. Alright, so arakoze cyane, umuvandimwe nihuse cyane. Nigeze kuvuga ngo umuntu utareba Radio Rwanda, utumva Radio Rwanda, narebe televiziyo Rwanda, aba yarataye igihe mu Rwanda. Kuko hano niho haca ibintu by'ingenzi ku gihugu, ku muturage, kandi n'umuturage nyarwanda mugomba kujya mubireba kandi byizewe. Yego, byizewe cyane, ntibakubeshya, nta gihuha ntacyo. So bivuze ngo utareba televiziyo Rwanda, Radio Rwanda n'uyu mana yaje buri hanze y'igihe, umva waragoswe.